Umugabo wo muri Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzwi ku izina rya Tank yatangaje inkuru ye idasanzwe yo kuvukana ibitsina gabo bibiri byombi bikora neza. Tank yavukanye indwara yitwa dysphagia cyangwa penile duplication ivuga ku kuvukana ibitsina gabo bibiri. Ni indwara iboneka cyane cyane ku rwego ruto kuko abagera hafi ku 100 gusa aribo bayigaragaje mu myaka 400 ishize. Tank yavuze ko iki kintu cyatumye ubuzima bwe bw'imyororokere buba inzira ndende kandi itoroshye. Yagize ati, abagore ntibabyemeraga iyo nababwiraga ko mfite ibitsina bibiri by'abagabo, ariko iyo twageraga mu cyumba barabibonaga. Bamwe mu bagore baryamanye nawe babyakiraga neza ndetse bakishimira icyo gikorwa, abandi bakumva bibabangamira cyangwa bibatera ububabare. Umwe mu bakunzi be yagize amatsiko menshi cyane ku buryo yamusabye ko bakora filime y'urukozasoni babivugaho. Nubwo Tank yabitekerejeho, yahisemo kutabyinjiramo, avuga ko icyubahiro cye kiruta amafaranga. Tank wari warigeze gufungwa akiri muto, yatangiye kugerageza imibonano mpuzabitsina afite imyaka 24. Yavuze ko yumvaga ibyishimo bibiri inshuro imwe, kuko mu gihe yaryamanaga n'umugore, kimwe mu bitsina bye yumvaga kirimo kibyimba cyane. Nyuma y'igihe, Tank yafashe icyemezo cyo gukuraho kimwe muri ibyo bitsina kubera ko cyamugoraga gukora imibonano mpuzabitsina no kwambara umwambaro we w'imbere. Yavuze kandi ko yashoboraga gucisha inkari n'intanga mu bitsina byombi icyarimwe. Tank yongeyeho ko se yavukanye udusabo tw'intanga tunini ndetse umuhungu we nawe afite igitsina kinini cyane ugereranyije n'abandi. Mu mwaka wa 2014, Tank yasohoye igitabo yise Double Header: My Life with Two Penises, gisobanura ubuzima bwe n'uburyo yabayeho afite ibitsina gabo bibiri. Ndabashimiye mwese mwakoze subscribe, kandi nawe hageze uro bwa mbere ntugende udakanze subscribe.